Paruwasi ya Bumara yahoze ari santarari ya Rwaza. Mu 2013 yari ituwe n'abaturage 42,836. Muri bo 22,315 bangana na 44% bari abakristo gatolika. Abapadiri bwite ba diocese nibo bahakorera ubutumwa. Ivanjiri kigera mu Rwanda ntiyatinze kugera muri Bumara. Ahantu hamaze imyaka 100 kuko hashinzwe ivanjiri hageze mu 1916, ariko paruwasi ya Bumara yatangiye kumenyerezwa mu mwaka wa 2011 aho nyiricyo Musenyeri Alexis ari we wayigize kazi paruwasi hari tariki ya 19 Nzeri mu mwaka wa 2010. Hanyuma iza gushyirwa kuri rw'amaparuwasi yagize diocese ya Ruhengeri tariki 15 Nyakanga 2012 hamwe na Musenyeri Vincent Harorimana icyo gihe umaze kuba umwepiskopi wa diocese ya Ruhengeri. Paruwasi ya Bumara ifite abakristo bageze ku 19,400 kugeza ubu ngubu niba tubarura. Ikaba yaragizwe Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho cyo gishingwa na nyiricyo Musenyeri Vincent Harorimana tariki 15 Nyakanga 2012. Ifite amasantrale 3, ikaba ifite amasikirisari 12. Dufite imiryango remezo 193 kugeza ubu ngubu. Ivuka rya paruwasi ya Bumara ryaratinze cyane kuko igitekerezo cyo kuyishinga cyatangiye mu 1961. Cyatangiye muri 1961. Musenyeri Sibomana Yozefu yari yasuye hano arareba aravuga ati kuko hano ati ndasanga ari ahantu hakwiye paruwasi, hari abakristo bahagije, ni byose ndabona bihari. Ati noneho ati ubu ndagiye, ariko mu mwaka utaha nzagaruka hano mbazaniye abapadiri, ati mutangire mwitegure. Ubwo turishima, ngenda nigaga muri primaire hano, turishima turavuga ati nta kundi paruwasi twayibonye. Muri 80 bisa naho hariho byongeye kuzuka. Abakristo ba paruwasi ya Bumara bacaga higo kuba barabashije kwiyuzuriza kiliziya nshya ya paruwasi mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Byari ibirori bikomeye ubwo batahaga kiliziya ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 2019. Umuhango wo gutaha kiliziya ukaba warayobowe na nyiricyo Musenyeri Vincent Harorimana yishimiye diocese ya Ruhengeri ubwo yahamugisha ndetse akanayobora akikijwe n'abasabyi benshi n'abakristo baturutse impande zose muri diocese ya Ruhengeri ndetse n'inshuti zayo zituye hanze yayo. Abakristo ba paruwasi ya Bumara barishimiye cyane iki gikorwa bagezeho, babona ko batavunikiye ubusa, maze bagaragaza ko ubwo bamaze kubaka kiliziya bagiye gutangira urugendo rwo kubaka imitima yabo.